ntibaca inyuma y'itorero nabyo biri mu gukorwa byatangiye kera n'ubu ko birakorwa ugashaka ko abana bereka ababyeyi ibirori kugira ngo babashimishe babereke ko bareze batanze indero nziza nushimwe kuri iki gikorwa turagushimiye wakoze ibikorwa byinshi kuri aba bana wabanye nabo bakundana ubana nabo bategura kino gikorwa bakigeza ku babyeyi ababyeyi barumvikana bahana umunsi ari uyu nguyu baciye muri murenge barasezeranye mu buryo bwa leta ibintu byose bigenda neza mu kanya bavuye imbere yawe kubiyamiriza abantu batari bake n'imbere yawe kukubwira ko ubishizeho icyemezo cyo kwemeza ko abaye umugabo n'umugore tugeze hano kuko kuza kuvuga amashimwe y'ibikorwa bitandukanye wakoreye ababyeyi b'aba bana ndetse n'aba bana tuguhaye ikaze wabanye natwe warahabaye kuva mbere wahabaye mu gitondo wahabaye mu rusengero n'aha muri uyu mwanya tujemo naho tuguhaye ikaze wabibonye ko byaturenze ariko ubane natwe uduha imbaraga turabizi kuri hano ukomeze uganze utegeke wimirigiza n'ikibi cyose mu izina rya Yesu Kristo ubushake bwawe ari bwo bukoreka uganze mu mirimo yose